uyu niwe mugabo wenyine wabashije gutwita kandi akanabyara. Abaganga bamwitagaho nabo ubwabo byarabashobeye. Yitwa Lil Nas X, ni umunyamerika. Reka nze tumuvugeho wumva amahano, wumva ibitangaza biri kubera kuri iyi si ya rurema. Muhawe ikaze, njye nitwa Justin Rakoze, umungu w'abanyarwanda. Uyu Lil Nas X ni umugabo w'umunyamerika, akaba ari we mugabo ugerageza kwisanisha n'igitsina gore. Akora ibishoboka byose ngo abe yasa n'abagore cyangwa abakobwa. Nkuko natangiye mbivuga, uyu ni nawe mugabo wabashije gutwita kuri iyi si y'Imana kandi akanabyara. Usibye kuba ari umutinganyi, ari nawe wabashije gutwita, ikindi yivugira ngo nuko ari ambasaderi wa Satani kuri iyi si. Avuga ko ari uhagarariye Satani kuri iyi si. Lil Nas X avuga ko yatanze amaraso y'ikuzimu kugira ngo abashe kuba icyamamare kuri iyi si y'Imana. Avuga ko ari nk'aho ari Satani wibereye hano ku isi. Niyo umurebye ukareba imyitwarire ye n'imwe mu mivugire n'imikorere n'imyifatire, ubona ko koko Lil Nas adasanzwe. Uyu mugabo utarubaka yaje kugira ibibazo bikomeye cyane ubwo yaterwaga inda n'amashitani ye cyangwa se abadayimoni be, bitewe nuko wowe ubivuga. Uyu mugabo bitunguranye yaje gutungura isi yose mubona ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye atwite, ndetse yewe bigaragara ko n'abaganga bari kumwitaho. Lil Nas X yari atwite ndetse aza no kubyara. Nukuri byari bitangaza. Nta numwe wigeze ubona umugabo wabyaye, kandi nta numwe wigeze ubona umugabo watwite. Ubundi reka mbabazi, waba warigeze ubona umugabo utwite atari ugwaga cyangwa se kunywa byeri? Nawe rwose, nanjye nawe ndabona. Ariko Lil Nas X nabonye acicikana ku mbuga nkoranyambaga, abaganga bari kumwitaho, ari kubise rwose atwite, ubona ko inda ari nkuru, hahandi ibimaze amezi 9 haburaho gato ngo ayo mezi arenge, ubona ko yitegura kubyara. Gusa uyu musore yaje guhura n'ibyago kuko abaganga byaje kubayobera no kubashobera ku buryo bashobora kumwitaho. N'ubwa mbere bari babonye umugabo utwite, kandi mu byo bari barize muri za kaminuza, laboratoire ndetse no mu bitaro nabwo bari barize kubyaza umugabo. Bityo rero nyuma baje kumwitaruka bamubwira ko badakwiye kumwitaho kuko babonaga ko batabishoboye. None se bari bubigenze bate? Barabiretse nyine. Gusa uyu mugabo muri iyo situation ubuzima bwaramugoye cyane ndetse buranamurya. Nyuma yaho nibwo yaje kwandika ku mbuga nkoranyambaga ze zigiye zitandukanye avuga ko ibikorwa bye bya Illuminati cyangwa se by'amadayimoni abishyize hasi. Asaba imbabazi amadini n'amatorero, cyane cyane abarokore, ababwira ko agiye kwihuza nabo, ko atazongera gukorera Satani ukundi. Ibi byose byateye Illuminati cyangwa se abadayimoni kumuhagurukira no kumushakisha kugira ngo babashe kuba batwara ubuzima bwe. Lil Nas X Imana ikomeza kumuba hafi. Ubundi uyu mugabo Lil Nas X ni umwanditsi, akaba n'umuririmbyi w'indirimbo nziza ziri mu njyana ya hip hop. Ni umubyinnyi, kandi iyo ari ku rubyiniro abantu benshi bakoma mu mashyi. Uyu mugabo yigaruriye imitima y'abantu muri Amerika ndetse no ku isi yose muri rusange. Yavutse mu kwa 4 1994. Ubu ari kugira imyaka 27 y'amavuko ari ku isi. Ubundi Lil Nas yavukiye muri Georgia, amazina ye bwite yitwa Montero. Iri zina Montero rikaba ari izina ababyeyi be bamwise. Iryo zina Montero ni irya brand y'imodoka y'uruganda rwitwa Montero. Bamwitiriye urwo ruganda bitewe n'imigabane bari bafite muri urwo ruganda. Uyu mugabo Lil Nas X yaje guca agahigo ubwo yakoraga inkweto zitwa Divo Shoes cyangwa se inkweto za Satani. Maze izo nkweto ziza gucura urondogoro kuri iyi si. Yakoze inkweto imiguru 666. Ni wumva imiguru ubwo ni za nkweto ebyiri uko zigenda n'iy'iburyo n'iy'ubumoso. Yakoze inkweto 666. Ni wumva neza urumva ko biwura na wa mubare wanditswe muri Bibiliya uvuga inyamaswa cyangwa Satani cyangwa se wa mubare Illuminati ikoresha 666. Buri kimwe mu bigize uru rukweto harimo agace usangamo amaraso. Buri rukweto rwose uyu musore yakoze rugiye rurimo amaraso ahagana hasi muri taro. Ikindi kintu kidasanzwe abaguraga zino nkweto basangagamo ni amagambo yanditsweho aboneka mu gitabo cya Luka. Aya magambo ari mu gitabo cyanditswe na Luka aragira ati: nabonye Satani amanuka ava mu ijuru agwa nk'umurabyo. Niyo magambo yari yanditse kuri uru rukweto. Aya magambo rero akaba aboneka muri Bibiliya mu gitabo cyanditswe na Luka, biri muri Luka 10 cyangwa se igice cya 10 umurongo wa 18. Izi nkweto mu by'ukuri ntabwo zari zihendutse kuko buri rukweto rwaguraga amayero 1018. Nushyira mu manyarwanda uraza kubyumva neza nibuza agaciro k'amayero.
Igitangaje, akimara gushyira kuri website ze mu masegonda 6 gusa izi nkweto zari zimaze gushira, kandi zari nyinshi nk'uko twabivuze. Imibare yazo murayizi, zari zishize pe. Ibi bigaragaza ko bino bintu bya Illuminati bikunzwe cyangwa byifuzwa na benshi, kuko ngo bifite imbaraga zihambaye zigeza abantu ku bukire. Uyu mugabo ngo yari yarihaye Illuminati, yari yaratanze amaraso ye, ubuzima bwe ndetse n'ubugingo muri Illuminati. Mu by'ukuri yari igitangaza kuri iyi si, ku buryo umubonye wese yashakaga kumera nka Lil Nas. Ariko aka kanya tuvugana ahora yihishe, umutima utari hamwe. Yaganye insengero kugira ngo arebe ko yabasha kubohoka no kugira amahoro. Mu by'ukuri amahoro azayabona se cyangwa ntabwo azayabona? Ubundi aya mafaranga ya Illuminati cyangwa se amafaranga aciye mu nzira z'imyuka mibi birukira, ubundi nazadukoraho tujye turya amafaranga y'icyuzi se bundi twakubokeye? Ese ntabwo mujya mubona mu gihugu cyacu abitirira Illuminati nubwo baba batubeshya atariyo? Nkamano y'Imana n'abandi matwi yanjye n'amaso yanjye akimara kubona iby'uyu mugabo Lil Nas X, amabere yigamye nonsa. Niko kujagajaga imbuga nkoranyambaga zose kugira ngo mbone amakuru ya Lil Nas X. Yewe nanabajije n'abantu batuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika iby'uyu mugabo Lil Nas X, gusa inyandiko zose zimuvugaho zazaga zivuguruzanya. Bamwe bati Lil Nas X yarabyaye, yaratwite kandi arabyara umwana. Abandi bati yahegeye agiye gusohora album y'indirimbo arangije akora planka yuko atwite maze agiye kubyara abyara album. Ariko nanone ababyemezaga bavugaga ko ngo yaje kubyara ngo nubwo ngo nyuma ngo byaje kuba bibi cyane. Ariko se wowe urumva byaragenze bita? Ndagushimiye wowe wahisemo gukurikira Kigali TV show. Nitwa Justin Yakoze, umungu w'Abanyarwanda. Kanda subscribe rero niba utarabikora. Mwibutsa ko kandi ushobora kwinjira muri group yacu ya WhatsApp. Aho munsi muri comment harimo link yo kugeza muri group yacu ya WhatsApp. Ciao ciao.